mana yacu icyubahiro ni cyawe uhesheje ishema ababyeyi ubahaye icyuzuzo cy'urukundo baranezerewe mana bari bubitse imitwe yabo hasi imana yendaga gutanga igisubizo none bararetse shimwa shimwa mana yacu icyubahiro ni cyawe uhesheje ishema ababyeyi ubahaye icyuzuzo cy'urukundo baranezerewe shimwa shimwa mana yacu icyubahiro ni cyawe uhesheje ishema ababyeyi ubahaye icyuzuzo cy'urukundo baranezerewe amame yacu tugushimira ibyo wakoze uyu mubyeyi yagize ibikomere byinshi none umuhomoje kumwifura hamwe impundu hamwe icyubahiro shimwa cyuzuzo abaye umugisha kuri twe
ufatika iyo dije yonyine nakubone muvandimwe nakubone turirimba nakubone muyobozi nakubone woraha uririmba intuzamure mu gitaramo kizaba tuzashira imvune yose Yesu ariwe twakira kuza mu mavunaniro kubwiriza n'iby'ingenzi kuririmba n'akarusho kugaburira abakene umutima w'ubwibone ubigira byose ubusa amukingurire yinjire iyo ntambwe ya mbere nzakubone muvandimwe nzakubone turirimba nzakubone muyobozi nzakubone woraha uririmba intuzamure mu gitaramo kizaba tuzashira imvune yose Yesu ariwe twakira nzakubone muyobozi nzakubone turirimba nzakubone muyobozi nzakubone woraha uririmba intuzamure mu gitaramo kizaba tuzashira imvune yose Yesu ariwe twakira amaherezo yanjye isi yarababaje umunsi ku wundi ni Yesu wenyine ushobora gusubiza ibibazo by'isi niwe ubishoboye ni wewe nyine ushobora byose nifuzaga kureka nabona ntibikunze ndaturika nkarira amarira menshi ayo marira yose irayuka itinda guhungana azitwe sakeni uyu mwana n'isezerano ry'Uwiteka igihango ugiranye n'Imana rurema uzawuteze kuba mu nzu y'Uwiteka uzamuteze kuba mu nzu y'Uwiteka uzamuteze kuba mu nzu y'Uwiteka twabona twabitura kuko uhebuje byose
warakoze mwami mwiza uri umubyeyi uruta bose hahirwa ukwiringira muri byose hahirwa ukwiringira muri byose mwami wabanye natwe mu bihe byashize n'uyu munsi uri kumwe natwe ntabwo wadusize kandi uzahorana natwe nitukwizera nawe ukwiringiye wakorwe n'isoni mwami wabanye natwe mu bihe byashize n'uyu munsi uri kumwe natwe ntabwo wadusize kandi uzahorana natwe nitukwizera nawe ukwiringiye wakorwe n'isoni uri kumwe natwe ntabwo wadusize kandi uzahorana natwe nitukwizera nawe ukwiringiye wakorwe n'isoni mwami wabanye natwe mu bihe byashize n'uyu munsi uri kumwe natwe ntabwo wadusize kandi uzahorana natwe nitukwizera nawe ukwiringiye wakorwe n'isoni mwami wabanye natwe mu bihe byashize n'uyu munsi uri kumwe natwe ntabwo wadusize kandi uzahorana natwe neza wowe ushima imana yacu yatunze iye bari yadukunda n'ukuri urareba ntabwo tutafunze karuvati neza ahandi rero atari muri yesu bari hahandi hatari neza imana yadukiranye gatoya imvugo shimana yaremye ijuru n'isi yemereye batundetse na none ko babona samweli babona n'umubozero birakwiye gushima iyo mana niyo yibanda tuje gukiranirwa kwacu twose tukara tukiriho iyo barira dukunda n'ukuri niyo mpamvu duteraniye hano twese twambaye dukenyeye neza ngo dushime imana yacu yaturinze iyo barira dukunda n'ukuri byinshi birakwiye gushima iyo mana niba tuje gukiranirwa kwacu kose tukaba tukiriho
ntareba ukuntu yakwihuta kuko tugiye kwihutisha kuko nzi ndetse na Tuzere ko mwihangana kandi ndatinda. Ndasaba famiye Dr. Jean Jacques ngo baze hano na mushiki wa Barodi. Bamwe baratwaga bakagenda ariko nje navuga nti Romana nje ntemo guhangayika kwanje. Ijuru rigenda ari ikibazo canje gikemura. Hari n'ikindi gihe kimwe twabaga turi gusenga kavuga nti dore Mana wanze kunsubiza ubwo wanze rero ntondagaruka rugendo rwo gusaba ahubwo nje gusaba umutima ukomeye. Kandi ikindi gihe najaga gusenga kavuga nti Mana yasenge Mana ya papa unyumvire. Wenda yo kumva amasengesho yanje wumva yabo. Hari n'ikindi gihe kimwe nigeze kuvuga nti Mana ngiye kukwindika. N'abandi turabindikaga bakadusha abandi bakatwishyura nanjye ngiye kukwindika. Mufite amatsiko y'icyo nindize Imana. Narayinditse kandi ishimwe kuko isubiza igihe niyo yayindikira kwihora ukajya mu yumvise. Ntuza uriya chef guide uriya muyobozi w'intare club arabizi naninditse Imana ariko ntabwo bari babizi. Navuze nti ngiye gutegura dekorasiyo y'urusengero twashenye. Tegura umuteguro mvuye mu 84. Turataka mu rusengero cyane kimwe n'inditse Imana ntabwo muzi. Burya wese afite ibanga rye n'Imana. Twatashe rero ubukwe mwatashe ubukwe bwacu mu kwezi kwa 9 2003 uramaze imyaka 16 n'amezi 4 nibyo nabara. Ariko muri ibyo byose ndashima Imana ko yadukomeje. Narivuje hari hamwe nagiye kwivuza hamwe natangiye kwivuza hashize imyaka 3 ku mudogiteri witwa Kariyani wari uri mu mujyi ngeze aradusuzuma ati nta kibazo mufite. Tujayo kenshi bigeze nyuma abonye turambiranye atwohereza i Kigali CHUK. Atwohereje naho badufatira ibizamini basanga turi bazima bati muri bazima nta kibazo mufite. Bigeze nyuma harimo n'umukazi wanjye mfite utuye i Kigali aravuga ati rero hari umumama tubana mu rupangu nawe amaze igihe reka nguhuze nawe none azakurangire muganga wamuvuye nawe akuvura. Burya rero ufite ikibazo uje urakirangira n'abandi iyo cyakemutse. Niyo mpamvu nahagaze dogiteri hano imbere kugira ngo ubwo yamfashije n'abandi azabafasha. Ubwo rero yarandangiye mu dogiteri witwa Jean Claude wari uvuraga ku Muhima ngezeyo aramvura naguze telefone mu bakiri ubwo bitewe n'ikibazo nari mfite. Uwo dogiteri Jean Claude aramubwira ati rero gura telefone nzajya nguhamagare nabaga n'umva arampamagaye ati vayo akansuzuma yansuzuma ati koresha orere iyi hari igihe naguze farumasi y'imiti ndayimara ariko nashima Imana ko mbaga ubushobozi ntabwo nifite amafaranga menshi yo kumva ubushobozi bwo kugura imiti nkayibona. Noneho bigeze nyuma hari ikizamini kimwe yantumye ndagenda ndagikoresha cyo kuriya kwimira ntanga ari mizima ndagikoresha maze kugikoresha ni najanye na musaza wanjye nkurikira abanye uburyo cyambabaje ni ikizamini gukora ukabura kufa ukabura kuryama ukabura uko wicara ukabura uko wifata ahita babara cyane maze kubona ndavuga ntabwo nzongera kuhamagara mu mperekeza nzagenda agenda njyenyine muri kibazo cyikoreye njyenyine. Ariko ntibyakiriye aho ngaho hari n'ikindi gihe nagiye kwivuza ahantu bita kuri New Start abaganga benshi badogiteri bo mu mujyi w'i Kigali menya bo ntazi ari bakeya n'ibitaro byinshi ntazi ni bikeya. Noneho rimwe tuzijoro numva abantu bari kuntera amabuye nabuze imodoka ariko nsaba Imana mbonye ndetse ijyana ibirayi i Kigali ndayihagarika nce 500 aho hantu kwe kwagenda ari 200 ndayatanga ariko ndaza. Byagezeho rero ndakomeza ndivuza biranga ari bakambwira ngo nta kibazo ufite ndirukanga nagiye muri Kongo nagiye mu Buganda nagiye mu Burundi ntabwo ntagiye. Noneho hari igihe kimwe nagiye hari umuganga wavuze ati nzakuvura ariko ngo hari imyaka 2 ndivuza nabwo biba biranze nsigaje nk'amezi 5 na 6 nibwo hari umukobwa w'imasenge yanyohereje umuti ati umuti ufasha abantu bafite ikibazo nk'icyawe arawunyoherereza nabwo biranga hari abantu benshi byafashije abunyohereza inshuro 2 nabwo biranga. Noneho mvuze muri make kuko si byaba byinshi kandi abavuga ni benshi mvuze muri make mpamvu mpamagaye famiye uyu muko nambaye marinete niyo twamenyanye mbere tumenyanye kuri akazi nkora uburonyi murebe gucyana umunyabwenge cyane. Hari ibintu yazaga gukora kuri machine ubundi machine zanjye zapfa akazinkorera ntananyishuze tuba inshuti gute muje mwabere n'abantu bose baba bato n'abakuru muje mwabana na bose mutavanguye kuko rero watumye uyu munsi kuburiho nuko namenyanye. Bigeze nyuma rero abaho ngaho turamenyana turakorana yari umwarimu dukorana neza. None bigeze nyuma muzi ko nakunze kubana n'abana b'abakobwa benshi ntabwo nigeze mba nje nyine n'icyo ndagishimira Imana yagiye nyohereza abakobwa mu byiciro bamwe bashingira abandi bagenda gutyo gutyo. None umukobwa nabanaga wa mwarimu wari witwa Nyirakarani muramuzi igihe yari kwiga arangije secondaire yagiye kwiga kaminuza naravuze se nshaka kwigisha kaminuza no munani nshaka kugwa ko twabanye neza no munani ngiye kugwa njya kumutangiza kaminuza Masoro ariko kuko yarangije by'amashamba ndavuga se none ko biga ibintu by'imibare nshaka kugira ngo wige comptabilité mwarize by'amashamba ngiye gushakira umwarimu
mpita maze umugabo wambaye marinete nzi ko bari muri abanyabwenge we yitwa Mariti iwanyu muri abanyabwenge ndabizi none wandangira umuntu uzanyigishiriza umukobwa imibare ati mfite mushiki wanjye Claudia ngo ati mfite mushiki none umuhanga n'ubwo umukobwa afite umwana cyane ati mfite mushiki wanjye reka azakwigishe atarayasoma cyane uyu Claudia yigisha nyabakana imibare nyabakana ajya gukora ikizamini ku ishuri Masoro aza yayitsinze ugahera aho ngaho imibare ntiyagize ayitsindwa mu myaka ine yose namugiye kaminuza ntabwo yagize atsindwa imibare bigeze nyuma hari akandi gakobwa ka musaza wanjye kitwa Merine kagiye gukora ikizamini cya leta umuti wa mbere nibwo twakoze impanuka tukikora muzi byabaye senda bisubiramo byabaye birebire nuko nibera akaje witenda ryama igihe naje gukoresha konti muri ko ntarabyaye yuko rwushe byarangiye ubwo ndakomeza uwo muti nawutangiriye mu bitaro uwo Dr. Yanzaniye nawutangiye mu bitaro ntangiza kanini kamwe ntangiza tubiri ntangiza dutatu bigeze mu kajanga rya dutanu buri joro ndawukomeza rimwe nkawubura ubundi nkarengwa none uko nawagane kwankorera ibizamini kawunga bakankorera ibizamini nuko hari umuganga yahuje nawe CHK bamugirira nk'umugisha akagera ambwira ati reba muri mashine dore uko biri kugenda ni gutya na gutya nkabireba ariko ibyo byose numvaga ko bitazanakunda kuko nabonaga ntise igihe bamvuriye imyaka maze ntimana icyo nagusaba uzampe kugira ngo mbyakire nihangane ubwo niko wabiremye nzabana b'abandi nibo nzarera uzampe gutuza papa Denise yageze kuvuga tumva hari igihe kimwe umunsi umwe ushobora guca wahindura amateka cyangwa se wahindura izina buriya nanjye nari ndi umugore ariko ntari umubyeyi kuko ushobora kuba umurezi ukaba umurezi utarabyaye cyangwa se ukaba umubyeyi ariko ntube umurezi cyangwa se ubu njye nujuje byose ndi umugore ndi umubyeyi ndi umurezi Imana ishimwe ko byose yabimpaye yageze igihe rero cyagiye mu impanuka nibwo norohewe maze koroherwa mbaho ngaho ariko navuga ntumva Mana ninoroherwa nzaje gusenga muribuka ko nafata umunsi wa mbere burya umunsi wa mbere nja gusenga mu Ruhanga nayo numvise mpagurutse byemeye uriya pasiteri wa ADPR uriya wavuze ijambo mu gitondo yadusanze ku gitanda mu bitaro turyamye hari ku wa nyuma asanga turakuririmba nibwo ijwi ryari rije kugira ngo ndirimbe araza asanga ni ku wa nyuma turakuririmba we n'uriya bari kumwe urarevera baradusengera baravuga tumva Mana turakwinginze uko cyakirema cyikoreye buri kigataha n'uyu yikorere uburingiti bwe atahe n'amashuka hari ku wa nyuma bibaye mu gitondo mbere twaturwanye mu maseriya ariko kuba dusengeye kwizera tukaba tukuryamanye tubyuke bushe tuje hasi tureba mukandagira biremeye icyo gihe mwarimu yaje asanga twakaragira asa arishima cyane bigeze ku wa mbere by'Imana ikora tahe tuba turatashye bibaho igihe noroherwaga ndi gutera intambwe niho nagiye gusenga mu Ruhanga amashimwe none narayatanze mbaho ngaho ndinjira numva gukira bikuza ntangira akazi ntangira gukora ariko dutekaje agenda mbaza amakuru bimeze bitego ntahuge kumbaza na rimwe nkagenda ndamusubiza ariko nkora ingendo ariko ngenda nuko nikaje ku bitaro bigeze nyuma rero hari umunsi umwe numvise sinzi ukuntu meze mu nda harandya cyane ariko nkumva ati ibi birwara bigiye kuza rero none byo biranyica ntigize impanuka ibyo biranyica isi ni ibibyimba ni kanseri ni ibiki none mbwira uriya mudamu turanye mu matu ntinarwaye niba ari inzoka ntimenya ari imanika ntimpamurira umubirizi arawuhamura arawuzana ndawumva maze kuwunywa ariko mpamagara dogiteri ntirande kumva sinzi uko meze nti indwara narwaye none ngeze nyirwara ntibirafunduka simbizi ati rukumva umeze ute ntisinzi uko meze ntikumva mu nda mutwe sinzi uko meze atuzaze turebe uzansanga kuri jansi ndagenda musanga ibutaro kuri jansi nsanga arahari ako kanya ni umuntu wanjye vayo turagenda nanyuza muri ekogarafi ngiye ko numva aravuze ngo aha ntizinabivuze ntabonye bya bibyimba ntabonye indwara izanyica ntabwo niko bibaye numva hamagara undi mudogiteri warujya ngo dogiteri ngo vayo hano nuko undi mudogiteri baraje agiye kuza numva aravuze ngo Elian Centre abaza igifaransa baravuze ngo iki nkibyumva mpitanira mpitambwira uyu Jean Jacques ndogita ntiyibeshe ndorukubona ari byo ati ngibyo nuko abona mbese abona kwizera biranze nuko ahita avuga ati vayo tugenda namukurikira ahantu yarari ati rero uje gukoresha ibizamini byose amukoresheje ibizamini byinshi aranjyana kuri baramperekeza barabimkorera amaze kubimkorera barambamba urutonde ati rero iki gipapuro ugiye kugitahana usoma hasi ngo test de grossesse ni positive unumva ubwenge aho kugira ngo buze burayobye numva ubwo burapfuye numva buragucuritse mbaye nk'ikimara none no kugenda nagiye ngera muri gare ya Butaro ntazi yondi ubwenge ntabwo ngira
ndaza meze nk'akaburewe uri mu modoka ubwo ngeze ino numva dogiteri arampamagaye ati se wageze mu rugo ntiwoya ati nanone ntabwo urizera ntirizera ageze mu rugo ubwo naraje ngeze mu rugo ndaryama kuko ngira agahinda kenshi cyane aho ariko ndavuga mwarimu akambwira ati si umuntu warushe cyane ntinarushe ntimvune na rwa ruhanda ntinarushe iryo joro ntabwo nasinziye naraye muri filime nkareba imihanda imisozi nuriye hari agasozi nuriraga ndakibuka ngiye kwivuza ni naracimbura nkayisiga mu kabande nkayijyana nabavuye nkayisiga hanze niko nabikoraga igihe cyose nkayuririraho ko najya ku musozi hejuru ariko mani bizageza ryari ubwo mbwira mwamutega ntinarushe bigeze nka saa 9 ndabarura abaganga bavuye mbarura abaganga 42 n'ibitaro byose nagiyemo nubwo n'imyenderaga ntibasanze ntwite ariko nanjye nivuga bitamfasheho cyo yenda sibyo we arahaguruka arasenga ntabwo navuze ngo amenye narihoreye ubwo nibera aho ngaho ntegereje nkavuga se ibi nibyo mbaho ntabizi mbese imana ntari kwemera ariko imana ishimwe ko byabaye impamo izina ry'imana rihimbaza byabaye aho ngaho rero bambonye babikune n'imereye ni narabaye urukara runini nta biryo nananiwe naryaga impungure n'isogo zo mu ishyamba nta kiryo na kimwe kigeze kinanira n'igikoma cy'ubugari ni nta kimwe nta kintu na kimwe ntariye nkumva nifitiye imbaraga ariko byose nkabiragiza imana kugenda se rero imana kuko byarasimbuza urabona ndakuze uriyangiye ubwo wemeye uzabikore ndabikuragije ubwo bibaho ngaho rero igihe carageze gakomeza nkavugana na dogiteri akamaze umeze ute gutya ibyo ni ibyacu nabibabwira igeze nyuma rero nibwo kuko nimaze kumenyera Faisal niyo nagenje gushaka dogiteri ukurikirana nimaze kumenyana nabo bakampamagara nimeze gutya ngira mu dogiteri imwe witwa Mikael ati nzagukurikirana uje uraza hano nzagukurikirana ndagenda njayo inshuti nawe aramkurikirana naje go buri kuwanyuma bigeze nyuma rero banyuje muri ecography bampa itariki nzabyara bampaye itariki 29 z'ukwa 11 maze kugerayo batoya uyu munsi ntabwo byatuye kubonyeza icyumweru ariko ntujye kuremba kwa musaza wanje igihe nari kwita musati mwe nigeze nsiba umunsi nasibye wese namenye ko nagiye ku bitaro ubwo anyengeje icyumweru nari ndi i Kigali ikindi cyumweru nubwo ninjiye ibitaro ngezeyo baranyakira ngaho ngaho n'abaganga beza cyane abanyanshuti bari kukuganiza bati bonjour tabe kumera cyane nje nshinzwe ibi ndagukorera ibi nuko babimereye bagiye no kunyopera bagiye no kumbaga bashiyemo akarimbo yagira ngo baze kundi umudive baracurangira bakakanyerera bakaririmba abandi bakanganiriza ngiye kumva numva umwana ararize kidogite ntumwana nuwanje ngiza none ndebe ne muzima ngi kindebera tunyiho zose zifite kuko hari igihe kimwe nigeze kunyura muri marayi mkwite icyo gihe turaje kwa dogiteri ndebe nanyuze muri marayi bamwe barayizijya ije kunantusikana ariko ntabwo ariyo nyinyuzemo hari umuganga w'umwe atumva kuva kuri 0 gisama kugeza amezi 9 byangiriza umwana ubwo nuvuga ko dufite umwana muzima niko nabyo niyo mpamvu rero dogiteri ubonye afite ingingo zose ati zose arazifite nuko ndishima kugeze nyuma rero umwana baramumpa nari kumwe na senge ariko nkibona senge akiza navuze nti mana ubu ndakomeye none urasenye n'umukunda cyane namwe basenye mwatamufashije yaraje nshobora ndavuga ntumva imana ishimwe ndabyara neza tugaje rero yabaye aho ngaho mvuye kubyara abaraje ati muzana umwana mbere yo kumwambika tumaze gusenga ariko ngiye no kuja muri salle do aho barambagira nabwo yabanje yasenga numva ndakomeye ngiye gutitijwe ikambira gusitira ntabwo uri kumwe na senye twasenga ngo umwana yasenye n'ubukosi ntabwo ari hano ubwo rero umwana muzanye aramwambika mbona n'umwana mwiza nkaje ndamureba simana ubu koko ni uwanje sinuko babyara koko ubwo byabaye aho ngaho n'abaganga bose Faisal bazatumva wanditse amateka niho twabona umuntu maze imyaka ingana gutya utubere gitangaza ari abadasobaho abasekirite barise abaganga barise bise amazina ijana ryose yuzuye ibisobanuro ariko yose ntabwo twari kuyita kuko yabaye menshi nayo twahurizagaho ba niyo gisubizo ba gitego ba niyo nkuru bayishobora byose bayisaka banisingizwe bari benshi ubwo bigeze nyuma nibwo twaje tuza mu rugo tutari twaza ariko ndavuga rero ntimwari mbyaruse n'ikindi ntabwo umwana wanjye ndahita musoreza mu rugo ngo yakirwe n'ibiganza by'abantu tubanze musenge yakirwe n'ibiganza by'Imana nibwo twaje ariko akanisabato ntashoboye kuko no kurahara ku muryango wanje gushiraho amabuye ngo nuririreho ariko tumushira mu rusengero numva n'umutima wanje nizewe kuko nibwo ntumva niyo nama yambika mu mucaca Mana urababonye ko ngushima ubwo baramwakiriye dusanga iteraniro ririmo bateguye
tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2003 kugeza tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2019. Murabyumvishe rero, iyo ni incamake tuzakomeza tugenda tubabwira. Ku bantu rero batari bahari mu gitondo, ku bw'ishimwe dufite ku mutima, iyi mimbara mubona duhagazeho ni ituro ry'ishimwe twatanze nk'umuryango, kandi ko tugomba gushyigikira inzu y'Imana. Twashizemo idirisha riri hari inyuma kuko twifuje ko amaturo y'uyu munsi yaba yo gukora mu nzu y'Imana. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Reka rero dogiteri nawe tumuhe umwanya ababwire ko byari byifashe nk'umuntu wari uhababereye. Mwiriwe. Hari ukuntu muba mutuye nko mu mudugudu, hanyuma umujura akaza agatera ko ku rugo rumwe, ariko abantu basakuza ntabwo ari ababa bamufashe. Akenshi abamufashe ntabwo bavuga, ahubwo utamufashe niwe uvuza induru. Ni ukuvuga ngo ibyabaye uyu munsi, navuga ko Tabe ari gushima wenda kubera ko ari njye ari kureba, ariko sinshobora kuvuga ko ari njye wabikoze kubera ko byari birenze ubushobozi bwanjye. N'ikibazo yari afite, ni ukuvuga ngo niwe muntu wa mbere ahantu nize mu Rwanda no hanze, niwe muntu wa mbere nari mbonye ugifite. N'umuti yagombaga gufata mu Rwanda ntiyari ihari. Ntabwo nari nzi, kubona ikibazo cye cyari kimwe no kumubonera umuti byari ibindi bintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo wenda nsubiye inyuma gato, njyewe ubundi wenda buri gahunda y'Imana ntabwo igipfa ku bantu. Njyewe ubundi nkiga muri segonderi, nari nzi imibare, nari nzi na fizike. Ubundi nagiye kwiga medecine ntayisaba. Ni ukuvuga ngo guhitamo kwanjye kwa mbere numvaga nshaka kwiga fizike, bya bindi bita pire, bya bindi bitavangiye, fizike itavangiye. Ariko bizamo no gushaka kujya hanze, ndabiharanira biranga. Noneho Minisiteri y'Uburezi ifata icyemezo cy'uko abantu bagize amanota, bafata abantu ba mbere mu gihugu 30, baravuga bati mwese murajya kwiga muri medecine. Ubwo nanjye ngenda muri abo ngabo. Ubwo rero njyewe uyu mudamu sinari muzi. Buriya wenda umuntu yanagashimiye cyane n'uyu mushiki wanjye, kuko akimara navuga ngo ashatse kwinjira muri dosiye, yaranzonze, nta mahoro na make yigezamo. Ni ukuvuga ngo byari no mu gihe kibi, ni muri ya misi mu Rwanda twari turi muri guhangana n'ibyorezo byari bije bya Ebola, nta mwanya nabonaga. Iyo nabwiye mushiki wanjye, yarampamagara arambwira ati hari umuntu nshaka kuzamukohereza. Ese ninde afite ikibazo? Arambwira ngo ntabwo byari. Noneho nsanga ako kanya bimbwira bihabanye n'ibintu nize. Ndamubwira nti rero azaza nzamushakira umuganga. Atoya, ntabwo mbishaka, uzabanza umurebe. Ndamubwira nti ariko wakwitonze ukazamuzana akamushakira umuganga. Arabyanga, arampata cyane. Noneho ndavuga nti rero ubwari uko bimeze, uzamubwira azaze kundeba, nzaboneka nyuma y'ibyumweru 2. Ibyumweru 2 arabibara, arabikurikirana. Ati ibyumweru 2 byageze, ari buze. Uyu mudamu ugiye kubona mbona araje, ndamwakira, mvugana nawe, ambwira uko ikibazo kimeze. Ariko noneho twewe buriya nk'abaganga, iyo umurwayi umubonye akimara kumbwira imyaka irenze 15, yahise mvuga ko byagenda kose nta hantu ativuye. Ni ukuvuga ngo ni ugushaka kugerageza, uvuga ngo n'ikizamini ari ngiye kumukorera, nabuze nti kangikore, kuko yambwiye ko aho byo bamukoreye byose basanze nta kibazo. Ndavuga nti ntabwo ndakurikiza iby'icyo gihe, umubiri ushobora kuba hari ukundi bihindutse, genda ukoreshe turebe. Aragikoresha,
mu tuntu nka tugera kuri tune tureba ku bantu aho ushobora kuvuga uti uyu muntu yasama cyangwa ntiyasama, nsanga afite kamwe kari kurengaho gato. Sanze kari kurengaho gatoya, ubwo ndavuga nti ibyo byose hari impamvu zishobora kurenga iz'umuntu yabara, zishobora kuba zatuma bizamuka. Nza gusanga ikibazo yari afite, ndamubwira nti rero kugira ngo umenye ikiri gutera iki kibazo urajya gukoresha iki kizami. Mpamagara Faisal ndababwira nti hari umuntu ugiye kuboherereza, munkorerere ikizame hanyuma munyoherereze ifoto ye. Nsanga ikibazo afite ni ukuvuga ngo uretse ko hakundi muba mwarize mu ishuri ibintu mukabona ko indwara zibaho, mukabona ko hari ahantu bazirwara, mukabona ko wenda zishobora kuba zivurwa, nta muntu mu Rwanda n'ubu ngubu nyuma nta wundi muntu wazaga muri Afurika usa nkaho uje mu Rwanda gusa n'ahantu bawukoraga barahagarara. Uvuga ngo iyo ukora ikintu ukabona nta bantu bagikoresha cyane, ntabwo ugikomeje gukomeza gukora uwo muti. Ni ukuvuga ngo uwo muti wakorwaga n'uruganda rwo mu Busuwisi. Ni ukuvuga ngo mu Busuwisi birahagaze, ariko ngo bigenze gutyo haje gucamo nk'ukwezi umuti twarabuze n'ahantu tuwukura. Nyuma naje guhura n'abantu bo mu Bubiligi, ndababaza bambwira ko hari ahantu i Kanombe hari farumasi bakorana nayo, nazajya ndawubona. Ubwo nibwo byagenze gutyo, umutarongera arabubona. Bibi bintu birebire. Noneho ngarutse ku munsi wa nyuma yatangiye kumbwira ati ngewe ndumva byarahindutse, ndumva ibiro byariyongeye, ndumva ukuntu meze bitandukanye nuko nari ntazi mbese ukuntu meze. Ubwo namubwira nti uzaze turebe. Ubwo araza, turagenda murebye ukuntu ameze, mbona yarahindutse. Ndavuga nti ibyo byose kuko uyu muntu asa n'umuntu waba utwite, ariko sinabimubwira. Amanze namujyana mu cyuma turebe, mujyana mu cyuma, murebye mbona aratwite kandi n'umwana, n'ibipimo ndabibara mbona n'amezi yaba afite. Icyo gihe yari ari kugeza mu mezi 3 n'ibyumweru nka 2. Ubwo ndavuga nti ibyo byose njye ntabwo ndi mu mwanya wo kuba nabimubwiye. Noneho sinzi ukuntu nabonye inkongobotsi y'umuganga w'ijya ndamuhamagara ati ngwino ndebe. Araza ntazi ikibazo cy'unguye, ahita avuga ati uyu mudamu aratwite. Noneho kuri njye numva bibaye ikibazo, kuko umudamu yahise arira. Noneho buriya ikintu cya mbere kigora abaganga kukubwira ikintu kitari. Niyo mpamvu buriya twe twivugira makeya, kuko buri kuvuga uti ibyo byose uyu muntu ntabwo ushobora kumubwira iki kintu kitaragira. Amezi yari afite hari ibibazo byinshi yagira, ni ukuvuga ngo ntabyara. Kandi we kumubwira ko yatwise atarabyaye, ibyo ntabwo yari abikeneye. Niyo mpamvu njyewe navuze nti ibyo byose kumubwira ko atwite ntabwo nabi. Ariko muganga amaze kubimubwira, ubwo nyine nagiye mu mwanya wo kumufasha kubyumva, ariko mbona ntabwo bishoboka, kuko yahise arira arize. Tekereza ukuntu nanjye mushiki wanjye yambwiye ibye, numva nanjye ntabwo nkomeye. Ubwo ndavuga nti ibyo byose rero ikintu umuntu aba ari gukora. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nkimara kubibona, yaba aba bose bari baziranye abana mu ndani, ntabyo nigeze mbabwira. Naricecekeye. Ubwo mbaho nyuma bigeze mu mezi 7 nibwo bagiye kumpamagara, barambye abatese nawe nta kigenda cyawe, koherereza umuntu akire tunatubwire. Ndavuga nti ubundi ko mwabivuye ni ngo nyine ndabihoreza, ariko nyine numvaga ntari muri position yo kuba navuga ngo uriya madamu, kubera ko ukuntu yari yarabayeho n'ibintu yari yaranyoye n'imiti yari yaranyoye itandukanye. Ubwo nuvuga ngo yari afite ibyago byinshi by'uko indi ishobora kuvamo, umwana we ashobora kugira ibibazo. Uvuga ngo icyo gihe tukimara kubibona nibwo twahise duhagarika ibintu byo kumucisha mu cyuma. Ndamubwira nti
nimba hari indi miti bakuvangiraga uyihagarike. Hanyuma ubwo kuko ni ukuvuga ngo nubwo icyo gihe namufashije gutyo, ariko nari nzi ko ibintu bijyanye n'indwara z'abagore bitari navuga ngo mu bintu mbese mu bintu ngiye nize. Byabaye ngombwa ko ndavuga nti ngiye kugushakira abaganga bize iby'abagore, hanyuma bagukurikirane n'uyu mwana. Ubwo nibwo namwohereje Faisal, ubundi akajya CHK, hanyuma irangira abyaye. Icyo mvuga ni iki rero, buriya njyewe nkurikije ukuntu ikibazo yari afite icyo gihe, bwa mbere nta muganga abaganga banyigishije, baba ari abo hanze baba ari abo mu Rwanda, ntawe nari narabonye avura iyo ndwara. Bwa kabiri, uretse nanjye kubibona bya bindi wiga, kandi namwe mwese muri hano n'ibihekane mwize byose ntabwo mukoresha, hari ibyo mukoresha hari n'ibyo mudakoresha. Natwe twese rero hari ibintu byose twiga, hari ibyo tudahura nabyo mu Rwanda. Hari igihe wiga nk'indwara ugasanga mu Rwanda ntizibamo avura izihari. Uruvuga ngo nawe yabaye umwe mu bantu barenze, navuga ngo birenze irengayobora, babayeho mu Rwanda bafite iki kibazo. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi icyo nasabaga Imana, n'abandi rero Mana umuntu baramunzaniye ibyo nize urabizi, uzi ko nta bintu bihambaye nzi kuri ibi bintu, ubwo nyine uzishakira, nta bintu byinshi ngenda baganiriza, ariko icyo nari navugaga n'abandi ibyo byose, Imana niyo isi ko bizageza. Tugira amahirwe, ni ukuvuga ngo hariho bwa mbere, ni ukuvuga ngo we ikibazo wenda yari yaragize ni uko imiti iyanywaga itari ihuye n'uburwayi yarara, ariko igihe bwabonekeye yagize amahirwe, imiti ye yayibona bigoranye, arayibona arakira. Turashimira Imana yuko yabashije kudufasha bwa mbere kuba uburwayi bwe bushobora kuboneka mu buryo tutatekerezaga, bwa kabiri kuba imiti nabwo ishobora kuboneka, kuko no kubona imiti nabyo byari ikibazo, kandi ikindi cya kabiri no kuba iriya miti itaramunaniye, kuko iyo imunanira no kuba yararemerewe ntabwo yajyaga kuyifata, ariko yarihanganye, kandi ndamushimira ko uriya yari umuntu wumva. Uriya ni ikibazo gikomeye kugira umurwayi ufunga, we ni amahirwe twagize kuba yari umuntu. Na nsoza wenda sinzi niba hari undi mu muryango waba ufite icyo avuga, kuko bose navuga ko wenda wamunzaniye ni ukuvuga ngo njye namweretswe n'uyu muti wanjye inzu yake, hanyuma nawe yari yaramweretse. Ubwo rero bose bafite uko bamumenye, bafite n'icyo bavuga. Gusa ndagize ababwira ko buriya abaganga ntabwo ari Imana, ariko nanone ni byiza ko mujya mugerageza kumva. Kugeza ubu hari ibibazo abantu bari kugira kubera kutumva. Uri aho ngaho ntumenye agaciro k'umubyeyi, icyo ni kimwe. Noneho n'umubyeyi ntamenye agaciro k'umwana, ariko umenya agaciro k'ikintu iyo ntacyo ufite. Ndabeshya? Ntabwo mbeshya. Urugero, njyewe mama yajyaga arantuma rimwe na rimwe nkanamusuzugura, urumva, nk'uko n'abandi bose babikora. Ariko tabe n'abandi reka nsoreze hano. Inkuru ye njye nemeye kuzayinyuza kuri radiyo no kuri YouTube, mu kimwe gitaha muzayasanga, kuko ni inkuru y'amateka izigisha n'abandi bantu benshi. Haleluya. Ubundi nibaguha ijambo nyuma y'abantu benshi batambutse, uzitonde, ugomba kuzitondera, ugomba kwitonda, gusubira, ushaka kuvuga byinshi ugasubira mu byo bavuze, wenda ushaka no kubivuga neza. Niyo mpamvu rero hari akantu gato ndabibutsa. Famiye John rero hari akantu mwibagiwe.
nubwo bose mwabashimiye ariko ni njye wabakuye mu cyaro ndazana hano mu mujyi buriya nubwo mwamenyanye ni njye baje basanga hano icyo gihe ngisoza amashuri yisumbuye nabonye akaraka hafi hano biba ngombwa ko mpacumbika utu twana twose rero mwabonye ba dogiteri na bariya ngo bakora imashini n'abanyamakuru bose bazaga mbangurikiye ubwo ndagira ngo nanjye munshimire hari akandi kantu kajyaga kansetsa icyo gihe naguraga umuriro umwana akarara akorogoshora ibimashini byaba byose bugacya mu gitondo washize ese murara mubeta mufite ibyuma bisya naho ni ibimashini byawe yabaga ari gukorogoshora ariko ni byiza ikintu gishimishije ni uko burya iyo ukoreye umuntu akantu nubwo kaba gato akakazirikana tuzategereza ikindi gihembo kiruta icyo ngicyo ahantu wenda bari kurakara ngo ko ngo iriya famiye yatinze ngo ni ubwa kangahe mutubonye hano hari n'igihe twifuza kuza wenda ntibikunde ariko ushaka gutaha rwose ntabwo tumuzirika ariko ikintu cya mbere ndashimira Imana twagize amahirwe tuvuka ku babyeyi bazi Imana b'abadivantisite b'umunsi wa karindwi itorero nagerageje kureba ibihamya by'andi matorero ariko itorero ry'abadivantisite ririgisha kandi ritangira kwigisha umwana akiri uburyo ari naho ugera ukibuka utuntu wize kera mu bitambabuka ababyeyi bacu rero batwigishije gukura turi hamwe nubwo ibibazo biba hakaba hari abantu bagira imiryango mu mujyi bagira imiryango hanze ariko ababyeyi hari akantu burya ngo igi ryahannye inyoni hari akantu ugiye kubabwira nushaka uzaba ufite abana 10 nushaka uzaba ufite 12 ariko uzakora uko ushoboye bakurire hamwe kuko iyo bakuriye hamwe bamenya urukundo rwa kivandimwe bamenya ubuvandimwe icyo ari cyo ubwo ni muri iyo minsi rero bazaga kundeba mbakuye mu cyaro nyine niho bamenyanye n'aba bavandimwe none ubu ngubu natwe twungutse umuryango reka nsoze kugakuruka Dr. Smith yari uwo muri Finland yari afite umudamu witwa Simon bamaranye imyaka 5 batarabyara uwo mudamu ariko yari umunyamategeko ku buryo Dr. Smith ntabwo yatinyuka kumwirukana yajyaga guteza yo kumwirukana agasanga mu rushiki ingingo ariko igihe cyabaye ngombwa birananirana basaba ubutane baratana Simon ajya iwabo bari barihanganye imyaka 5 umwaka wa 5 niho yamwirukanye baratandukana nyamara Imana itugirira neza Marite uriya bababwiye wigishaga hariya mu rushubi yaje andeba ari mu masaha nka 3 z'ijoro yaragize akantu ndi kuvuga ariko bari gutegura indirimbo bateguriye gahunda nibamara kugira ndafungira aho barabageze ni kugira ngo mbeze nivugire mu mateka noneho rero nka 3 z'ijoro ati se nubwo unaniwe wakwihanganye ko nabuze ahandi nakora ibintu namubwira n'ubundi twaje hano gutanga serivisi ibintu nibishaka bucyo turi kumwe turakora kugera nka 5 z'ijoro tubona kuruhuka ubwo rero nyuma yaho tumwikaza azayisanga none rero hari kuvamo ibyiza byinshi kandi nk'uko mukuru wabo bivuze yakoze hariya kuri banki popireri mushobora kuba benshi mutabyibuka ubwo rero niwe twamenyanye mbere agenda bazana reka rero iyi ndirimbo ni indirimbo bifuje gutura umuryango wacu ariko namwe mwese turabibatuye Imana ikomeze kubagirira neza kandi izibuke imirimo myiza mukora mu izina rya Yesu How
duhamagare pasitanga w'isonga yigire yindi ari muri baze bakurikiranye kugira ngo nabo twihutishe gahunda ndetse na twiringire nawe yakwigira hafi kugira ngo noneho baze bo ntabwo ndi babwire ngo igihe kuko basanzwe bazi kugikoresha neza. Murakoze cyane. Reka Furanzima arakoze kandi abana b'Imana tugaragaje muri iki kibuga dushimira Imana yabikoze, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari umuntu uvuze ati gukurikira abandi ukabona ibyo uvuga biragoye, kandi kugira ngo pasitoro umubwire ngo avuge bike nacyo ni ikindi kibazo, ariko turagerageza. Bizimana John tuziranye mu myaka 20 hafi irenga, kandi ubukwe bwe nari mburimo. Iyo myaka yose twahoze dupfukama dusenga, ngambirira mu mutima umunsi ijuru rizakora ibikomeye, umuryango wa John ukabona igisubizo, nzatura ituro ry'ishimwe mu rusengero bazaba basengeramo. Mbere y'uko uwakira amaturo aza kwakirira ituro ntura, ndazamura Zaburi y'116, ndasoma imirongo mike. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzaja mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyambabazi kandi ni umukiranutsi, ni koko Imana yacu igira ibambe. Uwiteka arinda abaswa, nacishijwe bugufi arangiza. Mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza. Amen. Kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Nzagendera mu maso y'Uwiteka mu isi y'ababaho. Nari nizeye uko navugaga nti narababajwe cyane, nkavuga n'ubwira nti abantu bose ni abanyabinyoma, ibyiza Uwiteka yangiriye byose nabimwitura iki? Nzakira igikombe cy'agakiza, nambaze izina ry'Uwiteka. Nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzamuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Haleluya. John, nk'uko tumaranye igihe muri jiya, hari ibyo twatinyaga kuganira turi kumwe, ariko ubu turabiganira kuko hari aho twageraga tugafunga amagambo, ariko ubu turayavuga. Reka dushimishwe rero nuko byose turaganira, Imana yacyagwa icyubahiro. Yigera hano hafi rero na Tabi tubaye impano twabaringanije nk'umuryango. Mu gihe bakiza nitanze 50,000 ku iyi nzu, sindabihigura. Yego. Nongeye 50,000 kwa gatanu w'isabato, John azaza muri 100,000 inyubako y'urusengero. Wowe ni inyangamugayo rwose. Reka rero tubahereze impano twabaringanirije nk'umuryango. Noneho na muzehe bavuze papa wa Tabe, ariko njye ndavuga ngo ni se wa nawe aba ari gutera intambwe yigira hafi kugira ngo ibintu tubifatiranye. Kuze tukihanganira iyo kiwugezemo haboneka amakimbirane ndetse n'intonganya zidafite impamvu, ariko muri uyu muryango Imana yabahaye impano ikomeye kandi bayikoresha neza. Amen. Kubw'ibyo rero byatumye nanje bitsika umutima wanje, ndavuga nti uyu munsi nanje ngomba gushira ikimenyetso kuri iryo shimwe. Yego. Kandi iyo mpano basaba Imana kugira ngo yibakomereze, ngo ubwisi igiye kugira iherezo, bazagire amaherezo meza. Amen. Ni impano ntoya igaragara ko ari ntoya, ariko ndikureba nkabona cabaye ikintu ivuye ku mutima ushima unyuzwe n'ibintu Imana yatugiriye, yahabwa icyubahiro. Amen.
reka muzehe bagufotore neza kuko ni impano nini ntawe uri kuyireba igihe umukecuru ari kuza cyubahiro ndi kubona hamwe bari kureba cyane ntabwo ari we mudamu wanjye ahubwo ni imfura yanjye benshi bajya bavuga ko ndi mukuru wa John Pastor Jean Marie ndetse na Twiringire babuze umwanya wo kubivuga ariko namwe muratuzi cyane Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro amen naje gushima Imana ariko naje no kwifatanya na Jana nzanye 2020 byo kongera kugira ngo inyubako y'Imana ikorwe imbere amen ndayafite amen Maranatha Mwami Yesu naze Maranatha ndabyibuka 2015 aho nandi Karongi mu karere ka Karongi ku ishuri twagize umwiherero mu kigo ngira gusengera umuryango wa Bizimana ndetse n'umufasha we nzamuye amaboko mbwira Imana ngo Mana warakoze amen ikintu ndi kumva nakagombye kubakorera nje n'umuryango wanje kugira ngo Samuel nawe aje abone uko asimbuka neza hari umusaza waguhaye inyana nanje nongereho indi nyana abene none hariya naho rero base muzuka twanyira muzuka twandikira kumwe ngira nti rero mu by'ukuri ku byo bakoze hariya naho zatera 2020 kenda siga mbibahaye ijambo ryanjye niryo murakoze umunsi mwiza cyane haleluya amen natwe tuhagaze hano dushima Imana y'umuryango hamwe n'abandi bose hari igihe njya nitara nkavuga ngo ntabwo yegashyiramo ntidushobore guhagarara mu ruhame ndushye nawe dushobore kwihangana kuva hano nta kintu mvuze ku byishimo dufite uyu muryango uyu mama arakomeye ntabwo nicaraga n'umuryango wanjye nkavuga ariko ntamugisha afite abana benshi bazasaba utabi nkamuha umwana umwe ntabwo ariko se ko ntari Imana twabyakira ntiyavuga yenda ngo ni ukumushinyagurira kifata nkabara mu mutima ariko umuntu umwe w'inshuti yanjye yarambwiye ngo upfusha umugore bakaguhinga wapfusha umwana bakaguhinga wapfusha umubyeyi bakaguhinga uyu muryango rero mu minsi yashize twabwiye ko tubahaye inyana rero mpagare twanga no kubwira umuryango wa Bizimana ko mwene amahaye inyana nayihaye umumama nagize umugisha wo kumubwira ko nkunda ko abwiriza yahamagaye ndi mu burasirazuba ambwira ko azabwiriza tariki 28 z'uku kwezi kuba afite igitaramo cyo gushima Imana yavuga ngomba kuba mpari mu minsi mike ishize arampamagara ngo itariki yahaye imbere asenda abyara umuhungu ati Imana imweho igitutsi amwita Yosefu Uwiteka nyongeye undi muhungu aya magambo nawe nk'uko tuzabonwa n'ikanyarira n'inyagatare na Gatumba narasenze guha abantu uyu nguyu mama na nyina barakurikirana ndigara frere burera tukaba tunezerewe izina ry'Imana rihimbazwa amen ntabwo nigeze mpagarara ngo nshime Imana ndetse
muzi ko umutware yashimye Imana igihe Tabi yadufashaga mu bukwe ndetse n'igihe Tabi yashimaga Imana mu gihe yakoze impanuka numvaga hari ibyo navuga ariko nkumva ntibiri kwemera ariko muri aka kanya reka mvuge bikeya nshima Imana. Ndashima Imana uburyo Tabi yamurinze, Tabi agishakira aho dutuye nk'uko bamaze kubivuga yarahansanze tubana neza kugeza kuri iyi saha tubanye neza nta kibazo. Reka rero nshime umutima mwiza afite ndetse yagiye angaragariza muri byinshi. Reka nshima Imana yamukoresheje ngo uhabwe icubahiro. Ndashima Imana rero uburyo yamurokoye igihe yari yakoze impanuka byari bikomeye. Naribazaga nti rwose Tabi agiye kuva muri uyu mubiri pe neza neza ntubu birarangiye, ariko ndashima Imana kuko yamukijije. Kuri uyu munsi tukaba tunejejwe nuko yamuhaye umwana, ihabwe icubahiro. Igihe twagiraga ubukwe rero twitabiriye nk'ubwe, ibyo nakagombye gukora nabikoze ndetse ubu twararambaza ati si Tabi twamukorera iki. Naramubwiye nti rero nta kintu twabona twaha Tabi cyamushimisha gusa Imana niyo yamushakira impano yatuma anezererwa. Ndashima Imana rero ko iyo mpano yayimuhaye kuri uyu munsi akaba ariho anezerewe natwe tunezerewe, tukaba dufatanyije kunezerwa, ihabwe icubahiro. Byabaye ngombwa nje n'umuryango yuko dutekereza dukurikije yuko uyu mwana Jana yabonetse, tugena impano tugomba guha Tabi ihinganye n'ibihumbi 50. N'ubwo bwanjye bwari bumaze kwiheba ariko Tabi asa nkaho ari we wabura. Wakiriye impano Mana ivuye wawe mu ijuru, uduhaye umwana w'umuhungu nk'uko wabisezeraniye hana. Hari hashize igihe kirekire uyu mubyeyi atabona umwana. Abantu benshi bari bazi yuko atazigera asama inda na rimwe, none wihesheje icyubahiro